tugisohoka rwose sanga umuntu wazimuhaye rwose yaricaranye n'abantu ku meza hariya credit rwose transfer yavuze twasohotse nyuma y'isaha imwe zitazo announced official nabyo ndazikuye ntazo ngabyo n'isaha y'abana kukuvugaho tuntu twiza biraryoha kwamba nibaza na perezida tumaze umufana wa Rayon Sport by'ukuri mu maraso yawe akabatemberamo ubururu n'umweru ntuve hano udakanze subscribe ubundi reka twumve zino transferi mutega amatwi mwumve ntabwo nari kubirenza ingoye rwose kandi byarabaye twazitangaje byo nko mu saa 5 saa 7 abantu babona umuriko kurabaye hanyuma rero ahubwo tubwire reka twinjamo neza arakantu gato nshaka kuvuga kuri Rwaka Claude urabizi ko bamwohereje mu ikipe bamusubije mu ikipe y'abagore ariko Rwaka yarambwa ati never ntabwo nasubira gutoza ikipe y'abagore pe ngo yarabyanze ubu Rayon Sport nta mutoza tuzatoza abagore uhari Rwaka rero baravuze ngo azaguma muri staff ya Rotifi icyo nashaka kuvuga president yari yarabimbwiye ntabwo nabivuga ntabizi ariko bari bamwoherejemo champion kirangira mu filime ukuntu byagenze okay ukuntu bimeze ngiye nyibwiriye ko ubuyobozi bwari bwamwijeje ko azaba ari muri staff ya afami ya Rwaka president yarabimbwiye yaravuze ati ntabwo umuntu wamunofesha mu ikipe y'abagabo y'Abasenia yavuze mu bagore wari wamusubije mu bagore n'inde nyine ko nawe ko wari wamusubije mu uko byagenze nuko afami ya Rotifi we yarabyanze yaravuze ngo nzizanira umwungiriza wanjye tuzadukorana kandi Rotifi ntabwo abakeneye abungiriza babiri n'umwe ubwo abandi bakaba ari bafi yazanye witwa bitirano wa musaza yazanye Azuz Rotifi ati abanyarwanda banyu baramvangira Rotifi amaze kubyanga rero ko azungizwa na Rwaka nibwo basubije Rwaka mu kipe y'abagore ariko nawe baravuga ngo ntabwo nakongera gutoza abagore ubu rero Rwaka ari mu biganiro n'amakipe nka Rutsiro urumva n'indi kipe imwe nibuka neza ariko Rutsiro yo rwose ibiganiro bigeze kure no afite ibyangombwa mwemerera gutoza division ya mbere mu bagabo yego yamaze gutandukana na Gatera burundu Rutsiro burundu biri official baratandukanye Gatera baratandukanye official baratandukanye bari gushaka umutoza tuganira na vice president Rutsiro yatuye Gatera gifite umwaka wakimara umutoza waka ariko bigaragara yuko inkuru y'urukundo rwabo rwose kubera kandi byaturutse yari kuri iriya saga ya match ngo ya 5 cyane rwose batanye ariko Rwaka nawe n'umutoza mwiza wabafasha rwose kuri level ya makipe za Rutsiro Rwaka afite iyi license afite B yarya mu Rwanda yemererwa gutoza mu cyiciro cya mbere umutoza ubanzamo cyese agiye mu marushanwa nyafurika Fransa yabemeje uniforme Rwafa yibukije amakipe oya beremewe kiretse amakipe azajya muri muri club licensing uranabaga ati turimo turashaka ufite A mudaha amezi 3 ukagenda wicumacuma Rwafa se kwiba ifite ibibazo reka mu kwa 8 champion itangira abasifuzi batangira bakore majabu urebe ko umwanya wo kwibuka ibyo muri sanse y'abatoza wabyibuka kuri kamarade ureza kuryamye rurakubwira ati nimbaga simaga urayemeza ntuyemeza nibuka n'abatoza nibuka n'ibivuga biturure ibyangombwa kudusubiza hahise gahunda kinze peace ko ibintu bya gahunda bari raporo ya komiseri Shabani yatoje amezi nka 3 ari umutoza wongiriza n'ibyangombwa gusa abantu batabikerensa kiba ari ingenzi nyine gushyiraho standard kandi mukayuba kuko once nyine mutabigira serious niho hava n'icyo kintu cyuko nyine iyo karite ntitwayibona ibere tubaye tuvuze ngo erega abantu ko umupira tufata nk'ikintu kuma direge nk'ikintu mbese anyone yakora ntaho nta skills bisaba kandi sibyo ndaguha urugero rworoshye erega kugira ngo ni nk'aho bavuga ujya ukuntu bisaba imbaraga nyinshi nko mu Rwanda kugira ngo wemererwe kuvura ku mudokiteri ubona imyaka biga ubona ibizamini uziko banza gukora umwaka wa stage mu bitaro bya leta ubona uburyo ari leta iba deploying bagategeka gukora leta imyaka 3 kwera imbaraga barabashoyemo wenda ukabona kujya kwikora cyangwa kujya muri privé n'ibindi ujya wumva ukuntu nyine iyo sector ko bazi ko ifite agaciro ku buzima bw'abanyagihugu ujya ubona ukuntu leta iyitaho uzi ko igihugu kijya gifata n'umwanzuro kikazana n'abandi bantu ba expert bakaza gufasha abantu ariko muri siporo nibo bantu ntiba ari uko wenda ariko nekereza ko ari uko atarimo gupfa wenda ubuzima bwazamo gupfa kuko umuntu uri buze kubyaza umudamu umuntu uri buze kuvura umuntu urwaye harimo na risike zo gupfa ariko ko umupira ari enjoyment wa mugani ariko sibyo abantu bifata nk'ibintu biri aho ariko ntago ari ibyo ntibyatera imbere bidafite nyine standard nyine amakriteriya yubahirizwa ngo niba umutoza ari uyu agomba kuba yujuje ibi ko twizeye kumenya afite ari butange mu bakinnyi bikazamura nivo yabo reka twizere yuko ubwo uyu mwaka wenda club licensing izashyiramo akabaraga ku bakinnyi rero
mu bakinnyi yatangaje kuwa gatandatu mu masaha saa 7 hari uwitwa Tambwe Gloire Tambwe Magloire cyangwa se Gloire Tambwe Magloire cyangwa se Gloire dohere kuri uwo Tambwe Gloire n'umukinnyi w'umukongomani sinzi umunyamakuru wampaye pasiporo ye ya République démocratique du Congo iyi pasiporo yanditswemo ko yavutse 2005 sobanuye ko afite imyaka 20. Yego nibyo ni umukinnyi ukiri muto numiwe cyane nzi ko ari umukinnyi ufite 27. reka ngweza ndani uyu mwana 20 ukiri muto gutya umukinnyi muto cyane. Uyu mwana yarerewe muri Kongo ntiwabo Kongo Kinshasa avuka i Lubumbashi. Yarerewe rero muri akademi y'i Lubumbashi ifite n'izina ry'icyongereza Warriors like that Warriors sinibuka neza ariko ni muri ngo Warriors and what na akademi y'i Lubumbashi gutyo. None afite imyaka 18 yavuye i Lubumbashi ubwo hari 2023 aza i Burundi. Aje i Burundi kako bizi neza ko abakinnyi b'abakongomani benshi ntibajya making it wenda kuri Premier Division yiwabo ko yakoni n'igihugu kinini gifite n'amatara menshi akenshi usanga bakunze guhita bigira nk'i Burundi. Gusa Lubumbashi akabakora naga ari nk'aha nyine kwa ba Bedi hano za Academy. Warriors bavuga ni Warriors Football Academy. Warriors Football Academy y'i Lubumbashi. Yego y'i Lubumbashi. Rero yaje nyine nk'umuntu uje gushaka ahantu yabona ikipe noneho akinira inamuhemba. Niko kumurangira bamwe atariko i Burundi haboneka amahirwe aravuga ati okay eka nigendere. Niko kugera i Burundi agezeyo yasinye muri Musongati. Muri Musongati umwaka wa mbere yatsinze ibitego 4 atanga assist 6 ubwo 2023-2024 urumva yagize uruhare mu bitego 10. Umwaka wa kabiri bamugira vice capitaine nubwo yaje gusoza Cesar capitaine akina ku 8 cyangwa 10 ubundi Donatille ni numero 8 ariko ngo ni 10 yarikina. None icyabaye umwaka wa kabiri ubwo ni 2024-2025 ubwo yatsinze ibitego 8 atanga assist 11 ariyo sezishize yatangiye ari vice capitaine ariko sezo yagiye kurangira capitaine wabo yaragize ikibazo ari capitaine. Uyu mukinnyi ubwo urumva Musongati abantu byumva ni ikipe ikomeye kubera ko yasoje ku mwanya wa kabiri muri champion heruka izasoka izasoka Musongati yego izajya muri confederation yasoje ya kabiri yasoje nyuma ya Aigle Noir niyo yegukanye igikombe. Aigle Noir yishoraga amanota 10 48 haka Burundi ikipe twara igikombe ifite amanota make 48 twara igikombe mu 2030. I Burundi ikibazo gikomeye cyane na kibazo cy'abakinnyi bari kuvayo. I Burundi hari match fixing nyinshi kabije. I Burundi hari match fixing kabije ari nacyo kintu abakinnyi bari kuva i Burundi muzabire muri no myaka bari kuza badakomeye pe. Gusa uyu musore barebera mu bitego n'ama-assist nabwo ni nawo mpamvu bavuga ati uyu musore twamwizera dute kavuye muri shampiyona y'i Burundi takivugwaho rumwe. Ako amagani by'amastatistike no kubyitondera. Hari umusore witwa Nduwimana Frank ukina muri Gorilla yaje ari top scorer wa shampiyona y'Abarundi afite 18. Wakwibutse ba Arsene se umwe yigeze koza muri Reyo. Wakwibutse se intare ya Kanwa Rwagiga waje muri Gasogi baratsinze ibitego ibyo i Burundi ne bakubwira ngo yatsinze 20 na binga byo bigabanyamo gatatu ubwo ubwo ni 7 byo mu Rwanda. Match fixing ari bitego umuntu abavundereza ko nta muzamuri. Ariko abamubonye i Burundi bavuga ko ari umukinnyi mwiza kuko igipimo cya mbere gituma wakwemera ko ari umukinnyi mwiza yamagaye muri equipe nationale y'u Burundi senior ahamagarwa muri equipe CHAN banasezererwa na Uganda match ebyiri zombi yazikina. Kandi urumva kumuhamagara n'umunyamahanga kuma nationalite yagezeho bahita mu nationalite hari icyo babonye rusha Abarundi nyine bari Burundi ushaka kwagera saa 2 saa 4 ukaba ufite indangamuntu y'u Burundi. Ibintu byoroshye cyane muri Kongo na madolari ari byoroshye cyane ari amafaranga make. Rero icyabaye nuko abantu bavuze bati kuri izi statistike tutazitaho tukareba kuba igihugu cyaramukeneye kikamuha nationalite kikanamukoresha hari icyo yafasha. Rero yanamonye ku mafaranga make pe. Rero yamubonye kuri miliyoni 10 za recruitment banamuhemba 600 buri kwezi. Agent we Arno ni nawe yaje aba Pichu aba Bedi aba Kareb n'abandi bakinnyi benshi Abarundi banyuze hano. Rayon Sport
yaramubwiye iti uyu mukinnyi wawe ko batubwiye ko mu Musongati yari igihe batindaga bahemba akigumura ntakine agateza saga uyu muntu azadukoroga ko umurero urayise hari igihe rwose twikubita amezi abiri tudafite akanyenyeri bizagenda bite arabwira ati abakinnyi banjye ikintu cya mbere mbatoza ni ukwabwira ko hano muri Afurika hatari amafaranga nkabasaba kwihanganira kondisiyo ekipe yaba irimo abo bagakina umupira kugira ngo babe beza tubone ukuntu tuva hano tukajya swate muri Azi cyangwa se mu bindi bihugu byo muri Afurika bifite amafaranga menshi uyu ni umukinnyi muto nge nzamwikontorora nzaba ndi kumwe nawe hano ibyo ntimubigireho ikibazo so uyu mujene rero Arno yahise nga profita ahita ananabwira ubuyobozi bwa Reati ariko mwaretse na Abedi tukamusinyisha bikarangirira rimwe ko yarabwiraga ati nindamuka uyu mukinnyi mufasha nkamubakubitira wenda tuvuge ku 10 Abedi akajya ku 8 mufite umunyarwanda mwiza ukina 6 kuko rero ishobora kuzana rutonesha zibone turabigeraho muramufite mediane nziza ikomeye yabafasha gusa Murera ngo ikagira ikibazo cy'amafaranga ya Abedi kuko reyo mu bintu mwibuka Iberi bavuze ni bitatu icyambere nta mukinnyi agomba kurokirita w'umunyamahanga amafaranga arengeje miliyoni 30 iyo ni policy iriho ikintu bavuze kandi Abedi arabwira ati ni mu mpe 40 icya kabiri baravuga turetse na rokritoma Abedi ni umuntu wambwaga miliyoni 2 muri polisi abwira Reati ni musubize miliyoni 2 za polisi donc ibyo polisi yamaga ni mubini uko biri Reyo ikavuga iti twihaye intego kugabanya payroll ikava kuri miliyoni 47 tukayimanura ikaza munsi ya miliyoni hafi 35 niyo utangira guterekamo abantu ba miliyoni 2 se ubwo se ya gahunda yo kugabanya salary twihaye tuzayishobora icya gatatu rero avuga iti ko twaguze n'umunyamahanga kuki tugira abakinnyi benshi ko dufite n'undi abandi ba mediateur twari dufite ese ko twaguze uyu Abedi twamuretse haracyari mu tuntu ariko Abedi muri Reyo probably abishobora gutuma ataza kuko baguze undi mukinnyi so uwo mukinnyi mumumenye gutyo nibyo bye sibyo se abandi rero harimo umusore witwa Rushema Chris wari wamugarutseho wari myugariro w'ikipe ya Mukura Victory Sport Loisir abantu bamenye cyane akina muri ekipe ya Marine FC sore muremure muto tetaye nkiza ba Saidi muri ka Saidi muri Reyo nibwo naheruka gitaye muri Reyo umunyarwanda Saidi yakinye muri Mukura ariko nitaye imeze nk'iya Omar Nyingi imeze nk'iya Omar Nyingi agasore gato rwose ariko kare Rushema Chris nawe yarasinye Rushema akantu kabaye nkaho gatungurana no kubona aje gusinyishwa na Anta biganiro nka agent karatunguranye cyane kuko abantu bari bazi yuko ari muri aba bantu bari kuzanwa na Hussein Bubuni ariko Rayon Sport yanze ntiyigeze posting ifoto irimo Anta nka agent ariko Anta rwose ifoto yari ifasha kugereza hanze naje kumenya ko rero umwana yaganiye na Bubuni amugakoreye izamuha miliyoni 18 umwana arituriza none Bubuni we yatekerezaga ko ari umuhagarariye n'undi mutipe yabaye SG wa Mukura umunyamategeko bamwita ndura mutipe niyo buhungiro Fideli ari muri Ferwafa so bavuga yuko ari bo bari kumufasha nyuma bafaturiya umupeti we ngo ahita yibwirira President Tadeta ariko abantu nubwo baza kumbwira ibiki n'ibiki njye mfite umuntu twemeranyije ko azampagararira witwa Anta niwe agent wanjye Anta rero abantu bagiye kubona banageze mu Rwanda bataje mu biki kumbe ifite abakinnyi be hari n'abakinnyi yambwiye bandi afite ntanyemerera nzabagarukaho Rushema rero yaguzwe miliyoni 15 asinya imyaka 2 azahembwa 800 by'amanyarwanda buri kwezi naga contract keza pe umukinnyi uvuye muri Mukura yego Reyo ntago yari ifite cash yamuhaye sheke azayirotira ejo guhera saa 4 yemerewe kujya kuri banki akarotira ariko nabwo arotira miliyoni 10 hanyuma 5 bazazimuha nyuma ya Rayon Day ntago zazira rimwe byo kuri Murera wanareba nabi nyuma ya Rayon Day bakagufita badaye wabikora wikize ko ari Murera ukazaregana no muri Ferwafa no muri FIFA barayireze cyageze ayifatira batakihiriye umura murega mwayiretse ko yarayimenye yarayakiriye rero ugiye ngo nizo zacyo bahita kubita ibihana kareka Murera yikozaho wavaza igihugu muri Ferwafa ati niki Rushema Chris mu defense central ngo byahamyaga ko ngo hagati
hagati ya Omar Nyingi na Sudianye umwe atazagaruka cyane cyane nka Omar Nyingi. Omar Nyingi Sudianye ni kapiteni, Sudianye baramwubashye bamujyanyeho ko Sudianye azaba ari kapiteni kumwe na Rushema rwose ngaje no kubanzamo buriya naje kumenya ko iyi transfer ya Rushema bayikoze nk'uko bari bakoze iyahirwa Jean Dodier. Uvuga ngo aba bana bazamukira mu maboko ya APR, ubwo ndavuga mu Ntare na Marine, ntibikunde ko bajya muri APR bakava muri Marine bakajya mu yandi makipe, ngo hari ukuntu baba bifitemo ikintu cyo kuzahangana nayo byiteka cyo guhangana na APR. Baravuga ngo igihe Rushema azaba ari mu kibuga ari gukina na APR ubwo ni kuri derby, umutima we n'iryo shyaka turarikeneye cyane, urumva cyabitije imbaraga. Iyo ahubwo vuga uti iyo bayihanganye nayo bituma noneho gwibagura nabyo biza Rushema azaza yihangane nayo imyaka 2 ayiwaye izamunagamo sambaratika itimusi nyinshi. Uyu mungu wa Amerika rero papa yitwa Amerika no butare arazwi cyane umunyamupira, ubwo rwose aje kubanza mu kipe Rayon Sport, abafana bari nawe yakanagaragara kana ko mu biryo gusa mu mujyi undi Serumogo yahawe miliyoni 12 mu gihe cy'imyaka 2 azajya yembwa 800 by'amanyarwanda. Ibyo byose biri sealed, nawe barabyemeranyije agomba kuhaguma, ahubwo hagombaga no gusinya undi musore witwa Serumogo ni uzakina kuri kabiri ya Rayon Sport. Hari undi mupeti wari wazanye na Anta nawe ahagarariye witwa Harerimana Rivaldo, ugomba kumuzi umusore wo muri Gasogi no muri izi competition ziri kubera hariya ku mumeneje ubundi yabaye man of the match. Oya buri gihe bari man of the match, ameze neza mu winga w'imbaraga umeze nkaje ikipa kinamo ahora ari man of the match. Ni igifeti cy'ikibuga cyiza pe, ifite imbaraga kimeze nkaje, gifite imbaraga, gifite force, gifite amadribble y'ikizima. Ariko igihe bari bamaze kumvikana na president wa Murera naje kumenya za ndani zikomeye cyane. Nango Anta yaraze ngo aramara gusinyisha Rushema ahita asinyisha na Rivaldo. President wa Rayon rero yahamagawe n'abandi bantu muri Rayon aramwata tudakora ikosa ato mukinnyi ntago twese turi kumwemeranyaho, banza witonde witwa Rivaldo atwara abandi bapeti babiri bari muri competition nawe uti ni bande rero. Hari umwana yitwa Olivier wa Marine afite imibare myiza cyane, nawe ni umuwinga Usabimana Olivier winga mwiza pe ikipe ya Marine. Baravuga ngo we afite imibare myiza kurusha Rivaldo, ibyo bita statistique bitego n'ama assist. Hakaba n'undi mwana witwa Ayman wa Etincelle, bo banavuga ko ikijyanye na nibi twita ngo ni skills z'umuwinga, amadribble, amafente, ikipase n'ibiki ngarabarusha bose. Ayman rero kusinyisha ngo ni itegeko ry'umutoza. Umutoza urabizi ko n'abana bakiri bato ngo ni nawe ashaka. None Rivaldo rero abandi bakaba bati ko afite imbaraga ariwe muntu ujya kumera nka Haje, mwese tugafata Rivaldo ukurikije nyine ukuntu championnat imeze, ibigufu force n'ibiki. Imbaraga ntibagire ngo ni ikintu cy'igisore, ariko afite baro kubera umuvuduko we n'imyitozo yakoze. Ni afite ibiro bike pe, ariko arihuta cyane kandi afite n'amacenga menshi. Muri abo bana batatu rero no Ayman, Olivier cyangwa Rivaldo, umwe agomba gusinya muri Rayon nk'umuwinga akaza gusimbura Haje, umwe agomba gusinya. Undi ugomba gusinya bari mu biganiro ni Rutonesha Hezbon. Rutonesha bambwiye ko bagombaga kumusinyisha ariko ngo yarwaye. Ngicyo nakoze sinahamagaye Rutonesha kuko iyo muhamagara nk'umunyamakuru ntihari kuma amakuru, ariko yagose namanya kungirije se muri yaki ni petit frère ko buri abakinnyi bagira ibanga, agapfa ko yagwaza ubwenge. Ahubwo nge natumye undi muntu tamwe ni Mbariza Rutonesha ari he umumbarize niba arwaye. Rutonesha abwira umuntu ati nibereye mu Bugesera, nta nubwo ndwaye peti, nta kibazo mfite, ndimeze neza, ariko assistant yo mu Bugesera, assistant w'umunyamategeko musuhuza. Ikibazo cyabaye rero kikabiki Rutonesha hari ibiganiro na polisi FC, kuko polisi nayo yasezereye ba Bedu byibuke igomba gushyira imbaraga mu bakinnyi b'Abanyarwanda. Yanagurishe pasi, yanarekuye pasi wagiye muri Nyamukandagira. Urimo nabyumva bakaba batikse ubu tuzagumana uyu munyamahanga umwe witwa Musanga wenyine, ntidukeneye mundi mukinnyi w'Umunyarwanda. Nk'umwana rero uzi ubwenge ntago yabwira Rayon ngo simba sinyira, ahubwo bakubitamo icyo bita sambaratika kuko gati ndarwaye simboneka. Ako kasambaratika kuva nakazana muragaharaye kuva nakazana kugira ngo nakabiganiro akakoreshe ariko ntacyo gato reka tukagura nakabe hano kugira rero ngo kugira ngo abe ajuwa n'iminsi abalance areba offre nziza
arimo aragura icyo bita igihe yumve ofure ya polisi yumve n'iya reyo agende yiha iminsi areba bimpuruvinga namara kubona bose bamaze kugera ahandi batarenga azareba ati nibihe binyavantaje abone kujyayo. So uyu mwana rero nawe reyo yamubona kimwe nuko polisi byarangira ari imutwaye bijyanye n'ubushobozi. Polisi iri kumuha miliyoni 20, Rayon Sport ikamuha 13, ariko we igitekerezo cye no kujya muri reyo cyane ko nyine ari ikipe polisi yayibaye rero kutari gushaka nimero 3. Anta nawe ari kuyorohereza mu ari kwifasha mu biganiro. Icyo Anta we yasabaga kuri uyu mwana ni mumuhe kenze kandi muzimuhere rimwe kuko afite family seriye cyane iri strict ku kintu nyine kijyanye na kariyeri bamugira inama. Yanze no gukina no mikino y'agaciro yarabyanze yarambwiye ati ntavunikiramo ino ya Esperance no y'agaciro. Esperance tournament ati ntavunikiramo kandi ndi mu nzira zo kubona equipe. So probably nawe ashaka yarasoje muri Gorilla yarashoje pe bararangizanyije kabisa ubu ni free agent yagenda rero kudashaka nimero 3 kandi hari Prince Musore Prince Musore yasinyishije mbere Prince ko nutangiye kuzura tangiye Musore 2-3 defense iruzuye mediane itangiye kuzura tujya muri aperi amasegonda make umuzamu waje ntago reyo yanze kumusinyisha ngo azaca muri test ntago azaca muri test cyazo refite ni amafaranga umuzamu ukomeye yarabwa ati ngende umuzamu ukomeye nta bintu byo kumpa amafaranga mu bipengeri aza bataravuganye nyine baravuganye ariko baramubwira ati reka tugutegere uze tuganire uri Nyarugenge none leta njya kumukubita ngo rikango tuzaguhengwa agasheke ngo ariko ni musinyishije n'uyambu yambere rimwe kandi umpemeza nicyo kibazo cya mbere ariko ngo bari uri avuye muri Canada n'uyu ngo yazanye na Afahami ya Iberi ibi mbibabwiye Mohamed Cheri nubwo yamuzanye hari abayobozi batamukozwa babwira Rotifi bati umuntu tutabonye turamukubita mu nzove iratangira imyitozo uyu munsi zakenda mu nzove tumuzane muri tize tumurebe icyumweru utadukoresha amakosa twagiye dusinyisha abantu tutabarebye tugasanga twinyuzemo ubwo rero hari abashobora guca muri test ariko hari umuyobozi wa Reyo wambwiye mwara guca muri test nawe ngo iki cyumweru bana ba mama tujya kuri Nyamukandagira Ruvuyanga ngo Reyo iramanura intwaro y'umunyamahanga rutahizamu nimero 9 ngo uzabuteye ubwoba bambwe ati iyo niyo sambaratiki izabibaye mu mateka y'umuziki nyarwanda nako nayo umupira nyarwanda umuziki haraba ikintu ati ni wa mwata kuzaba uri kuri nivo ewan ya nyuma ariko se nkavuga umwata kwa miliyoni 30 Nyamukandagira ukozana ba miliyoni 80 baya rero ntabwo kwikompara na aperi iri kwibaka nka za Gasogi za Bugesera za Mukura za Marina za Etenseri rwose traje tujye muri aperi ndumva wa undi wantotsereye yonge rwose tuyimuhaye abire exciting cyane rero sport muri iki ari umwataka babajije turi refera kuri Taifa ntacyo bitwaye nabonye rero kuri Zandani mwataka wuhe mwataka bavuze muri Ghana nabonye Taifa ari cyo yabivuzeho turamwireferaho muri aperi se Ruvuyanga impamvu muze Taifa nuko yango mujombe igikwasi ndebe ko yabomoka agira icyo avuga kanya kuko hajya ubwa general akakwemera kuvuga Taifa nose general yambuje kuvuga bomoka rero bomoka bimeze bitumwa takarari ntahaye umuhungu icyo uzanzanira i Kigali afande nasabe Ruvuyanga uburenganzira Ruvuyanga uravana utubwira mwataka arahari ntahaye aramuvuga nta kibazo Taifa reka rero twireferaho brand we general yamuhaye nganyumvira sera kubwira Ruvuyanga azatubwa buri minsi 2 ngasinye yewe na